ari no mu gitabo cya Bibiliya, itegeko rya mbere muri ayo mategeko 10, ntuzagira izindi mana mu maso yanjye, ntuzagira indi mana ugaragira itari njye, urajya usenga Imana imwe gusa, uzaba ari ukunda gusa. Niyo mpamvu subhanahu wa ta'ala we kuba ari Imana niwe wenyine gusa, nta nundi bameze kimwe, nta nundi bitiranwa. Hal ta'lamu lahu samiyya muri surati Maryam, ese wabuze undi bazina wa Allah subhanahu wa ta'ala? Ntawe abayeho, nta nuriho, nta nuzabaho. Allah subhanahu wa ta'ala ntiyemera na gato uwamubangikanya muri ibi bikorwa byose tumaze kuvuga. Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lin-nasi kaffa, bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ubushimwa no gusingizwa icyubahiro ikuzo bikwiye Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bye bisakare kubasozereje intwana abahanuzi ari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza uwo muyoboro yaje kwigisha kugeza ku munsi w'imperuka. Bavandimwe mukurikiye YouTube channel ya Maktabatul Qalam, dusubukuye isomo ryacu aho tuganira ku bisobanuro by'amazina meza ya Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse gusabisha no kwifashisha mu gusaba kwacu Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu munsi turaganira ku izina al-ahadu. Allah subhanahu wa ta'ala ni umwe rukumbi. Mu mazina yatambutse atandukanye twagiye tuvuga amwe mu mazina ye, mu bisingizo bye bihebuje, biriya nta wundi nyirabyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, kandi si ikiremwa mu biremwa bye subhanahu wa ta'ala, ahubwo niwe wenyine ubyihariye tugomba gusenga. Al-ahadu rero iraza ishimangira ibyo twabonye byuko Allah ari we wenyine nyirariya mazina na biriya bisingizo. Muri Quran iri zina ryaje ari al-ahadu muri surati al-Ikhlas, isura y'112 muri Quran. Qul huwa Allahu ahad, vuga uti Allah subhanahu wa ta'ala numwe rukumbi, numwe wenyine, numwe subhanahu wa ta'ala udasangiye, udafite icyo asangiye n'undi uwo ari we wese cyangwa se n'ikindi kiremwa icyo ari cyo cyose. Muri ariya mazina twabonye, muri biriya bisingizo twabonye, muri biriya bikorwa bihambaye Allah akora, nta wundi abisangiye nawe. Bisobanuye ngo natwe nta wundi twari dukwiye gusangiza ibyo Allah yihariye, nko kumusenga, kumugaragira, kumusaba. Niwe wenyine wo gusaba. Fa'buduhu wastabir li'ibadatihi, bari ugaragira wenyine subhanahu wa ta'ala, hanyuma unihangane unahozeho kumugaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma dufite n'izina al-wahid muri surati Zumar, lillahi al-wahid al-qahhar. Allah subhanahu wa ta'ala numwe, ni rukumbi, ni wenyine subhanahu wa ta'ala, nta wundi asangiye kugaragirwa, nta wundi asangiye ibikorwa akorera ibiremwa bye, bimwe muri byo twaganiriyeho ubushize. Ariko aya mazina yombi arunganirana, ndetse igisobanuro cyayo ni kimwe, yose ashimangira ko Allah subhanahu wa ta'ala tuvuga hano, tuvuga muri aya masomo, ari umwe rukumbi. Nibyo tuvuga kumukorera niwe wenyine ukwiye kubikorerwa, nta wundi akwiye kubisangira nawe. Fahadhani lismani, aya mazina rero yombi, dalani ala ahadiyatillah, aragaragaza ko Allah ari umwe rukumbi subhanahu wa ta'ala, wa wahdaniyatih, ni nawe wenyine mu bwami bwe wenyine, muri bakorera ibiremwa bye niwe wenyine subhanahu wa ta'ala, ndetse no gusengwa akwiye kuba umwe rukumbi, tudafatanya amasengesho yacu, gusaba kwacu n'ibindi bikorwa bitandukanye bya ibada ngo tubifatanye n'ibindi biremwa mu biremwa yaremye. Fallahu subhanahu, niyo mpamvu rero Allah subhanahu wa ta'ala
huwa almutafarridu bisifati almajdi waljalal, niwe wenyine wihariye icyubahiro n'ikuzo, niwe wenyine subhanahu wa ta'ala wihariye ibisingizo byose, niwe wenyine ukwiye kubisingizwa. Almutawahhidu binuuti al'azamati walkibriya, n'igitinyiro niwe wenyine ukwiye kukigirirwa, n'icyubahiro niwe wenyine ukwiye kukigirirwa, n'ikuzo niwe wenyine subhanahu wa ta'ala ukwiye kurigirirwa. Fahuwa wahidun fi dhatihi la shabiha lah, niyo mpamvu subhanahu wa ta'ala we kuba ari Imana niwe wenyine gusa, nta nundi bameze kimwe, nta nundi bitiranwa. Hal ta'lamu lahu samiyya, muri surati Maryam, ese wabuze undi bazina wa Allah subhanahu wa ta'ala? Ntawe, ntawabayeho, nta nuriho, nta nuzabaho. Muvandimwe mwemeramana subhanahu wa ta'ala. Wa wahidun fi af'alih, ni nawe wenyine mu bikorwa akora, ntawe bahuje, la sharika lah, ntawe basangiye ibyo bikorwa akora. Wala dhahir, nta n'umuterankunga umufasha mu bikorwa akora, akorera ibiremwa bye. Wa wahidun fi uluhiyatih, ni nawe ukwiye kuba wenyine mu gusengwa no kugaragirwa no kubamirwa no gusabwa, nta wundi dukwiye gusaba uretse we wenyine subhanahu wa ta'ala. Fala nidda lahu fil mahabbati wat-ta'zimi wadh-dhulli wal-khudu', niyo mpamvu tudakwiye kumuha umufasha, kumushyiriraho umufasha, aribyo twita shirk, ibangikanyamana. Allah subhanahu wa ta'ala ntiyemera na gato uwamubangikanya muri ibi bikorwa byose tumaze kuvuga. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ntajya ababarira icyaha cyo kumubangikanya, cyo kumushyiriraho indi mana, cyo kumusa ibyo yihariye ngo bisangize undi. Abavandimwe bacu batari abayisilamu nibo bakoresha imvugo ngo Imana irafuha. Allah arafuha, ntiyemera uwo ari we wese wamusangiza ibyo yihariye, cyangwa se wamuhuza nawe, cyangwa wamureshyeshya nawe, cyangwa se wamusanisha nawe, byaba ari mu kugaragirwa, byaba ari no mu bikorwa akorera abagaragu be subhanahu wa ta'ala. وقد تكرر وورد اسم الله الواحد في القرآن في مقامات متعددة في سياق تقرير التوحيد. Iri zina al-ahad cyangwa se al-wahid yose ashimangira ko Imana ari imwe, yavuzwe ahantu hatandukanye mu mirongo itandukanye muri Qur'ani ntagatifu, ariko aho hantu hose nahaza hashimangira ko Allah subhanahu wa ta'ala ari umwe rukumbi subhanahu wa ibtali shirk, no kuza gutesha agaciro no kutemera ko Allah yabangikanywa n'ikindi icyo ari cyo cyose. Faqala subhanahu fi taqrir alwahdaniyya, nko mu gushimangira ko Allah ari umwe, wa wujubi ikhlasi ad-din lahu, no kuba ari we wenyine dukwiye guharira ibikorwa by'amasengesho no kumwemera no kumugandukira ibiremwa dukora. Naho yatubwiye muri Qur'ani ntagatifu agira ati wa ilahukum, kandi muzirikane ko Imana yanyu nyagasani wanyu ilahun wahid, ni umwe rukumbi subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, nta yindi Imana, nta wundi mugaragirwa uretse we wenyine subhanahu wa ta'ala. Ar-rahmanu ar-rahim, we nyirimpuhwe akaba na nyirimbabazi subhanahu. Wa qala ta'ala, ahandi Allah subhanahu wa ta'ala fi ibtali aqaidi al-mushrikin, mu kutemera no gutesha agaciro indi myemerere y'abamubangikanya, naho yavuze ati wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid fa iyaya farhabun. Allah subhanahu wa ta'ala arabwira abamubangikanya, ababwira ati la tattakhidhu ilahayn ithnayn, muramenye ntibizaze no mu ndoto zanyu mwishyiriyeho imana ebyiri, mwishyiriyeho abasengwa babiri, mwumva ko hari Imana rurema hakaba n'indi Mana nakambaza, nasenga, nagaragira. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn, Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati yemwe bahakanye mu mbangikanya, muramenye ntimuzishyirireho imana ebyiri cyangwa se zirenze ebyiri. Innama huwa ilahun wahid,
ukwiye gusengwa no kugaragirwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, Imana imwe rukumbi. Fa iyaya farhabun, ngaho nimube ari nge jyenyine mutinya mugandukira. Wa qala ta'ala, mu wundi murongo wa Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ku nkuru ya Yusufu muri surati Yusuf, aho Yusufu yari mu nzu y'imbohe n'abavandimwe be bari bafunganye. Ubwo bamurotoreraga indoto barose, yatangiye kubakorera dawa no kubahamagarira kugana Allah subhanahu wa ta'ala. Aravuga ati ya sahibayi sijni, yemwe bagenzi banjye dufunganye muri iyi nzu y'imbohe, arbabu mutafarriqun khairun amillahu alwahidul qahhar. Ese imana nyinshi abantu basenga bagaragirwa nk'iz'ababangikanye abana b'i Makka basengaga zari zizengurutse Al-Kaaba, ibitabo by'amateka bitubwira ko zari zigeze kuri 360. Izo mana n'iz'abantu basenga uyu munsi, n'ibigirwamana bishyiriraho uyu munsi, arbabu mutafarriqun. Ese izo mana zitandukanye nuko kuzisenga no kuzigaragira khairun, nibyo byiza, amillahu alwahidul qahhar, cyangwa se Imana imwe rukumbi, yo nyiri imbaraga, nyiri ububasha, nyiri cyubahiro n'ikuzo muri rusange. Ese gusenga imana nyinshi, ese kumva ko hari iyo nasaba imvura indi nkayisaba urubyaro, cyangwa se nkumva ko hari Imana rurema yego ariko hari undi nasenga utari uwo nguwo rurema, ibyo nibyo byiza, amillahu alwahidul qahhar. Cyangwa se ibyiza nuko wasenga Imana imwe rukumbi, nyiri ububasha, nyiri imbaraga, nyiri kuzo n'icyubahiro. Falwajibu ala alibad, icyabagaragu dutegetswe, itegeko kuri twebwe abantu twategetswe kwemera Imana imwe rukumbi subhanahu wa ta'ala, kandi bikaba mu myemerere yacu, bikaba mu mvugo zacu, bikaba mu bikorwa byacu. Wa na'tarifa bikamalihi almutlaq, kandi tukemera ko Allah ari we nyiri ubutungane, nyiri cyubahiro n'ikuzo. Wa tafarrudihi bilwahdaniyya, tukumva ko ari we wenyine rukumbi dukwiye gusenga no kugaragira. Wa an nufridahu bi anwa'il ibadati wahdahu la sharika lah, kandi tukaba ari we wenyine duharira ibikorwa byacu byose by'amasengesho, ni we wenyine ukwiye kubiharirwa subhanahu wa ta'ala. Abavandimwe batari abayisilamu bafite amategeko bemera 10 yahawe Musa alayhi salam ubwo yari kuri Turi Sina, ariko ari no mu gitabo cya Bibiliya. Itegeko rya mbere muri ayo mategeko 10, ntuzagira izindi mana mu maso yanjye, ntuzagira indi mana ugaragira itari nge, urajya usenga Imana imwe gusa, uzaba ari ukunda gusa. Natwe rero iyo Mana imwe tuba ariyo dusenga, iyo Mana imwe tuba ariyo dukunda, iyo Mana imwe tuba ariyo dusaba, ntitwishyirireho izindi mana. Ahangaba haba harimo no kubahuka icyubahiro cya Allah subhanahu wa ta'ala, haba harimo gushira isoni imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntibikwiye rero kumwemera Mana wicisha bugufi, wiyoroheje, wumva ko ntacyo yishoboreye, uzi neza ko hari uwamuremye akishingira ibimubeshaho kuri iyi si, wumva ko ntacyo atunze, byose bitangwa nawe, hanyuma ngashira isoni, yubahuke icyubahiro cya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara ma qadarullaha haqqa qadri. Izo ni aya zitandukanye muri Qur'an, aha tubwira ko abantu rimwe na rimwe bashira isoni, ntibahe Allah icyubahiro akwiye, ntibamwubahe nk'uko abikwiye, ntibamuhe icyubahiro cye n'ikuzo nk'uko abikwiye. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.